Ntibaravuga ko ari amavideo yawe uri kuryamana n'umukobwa. Umukobwa se ntago mbivuga pe, ni ibintu by'ubugogi ntajyamo, ariko icyo navuga nuko Nkibaza ibyo bintu biraza kwangiza kariyeri ye, nuko umwangisha abantu se birakunda koko. Nta ngaruka byakugizeho uvugishije ukuri. Ubona nta ngaruka byakugizeho? Ngaruka sinzi ukuntu, ntago nanzi mu mitwe y'abantu babyumvisha ukuntu bagiye babifata, ntabwo mbizi, ariko icyo nzi nuko yaba umugore, yaba umupapa, yaba umwana, yaba ni ibintu baba bagomba umwana aba agomba kuzaza akabicamo akabikora. Yego. N'abakuze bo baba bikora, n'uyu munsi hari abari kubikora ubu tuvugana, hari abari gukundana pe. Ubu turi kuvuga ibihe byiza kuri wowe ukurikiye The Bridge TV show. Mbona no kugushimira wakoze subscribe, ndetse nawe utarayikora nkwibutsa kugira ngo uyikore. Ufite amasegonda make cyane muri rwa rugendo rwo gukomeza kubaka ikiraro kiduhuza n'amakuru, kiduhuza n'ubukire, kiduhuza n'amasomo dukeneye ya buri munsi. Dukomeze tucyubake gitere imbere. Nta kindi kugira ngo ushyireho itafari ryawe no gukanda subscribe, kandi niba na mugenzi wawe waba wifuza ko abona ikiganiro dusizeho cyangwa amakuru twasizeho ayabone, wamushyanga kugira ngo dukomeze twubake cya kiraro cyacu cya The Bridge TV show. Nk'uko bisanzwe amakuru agezweho cyangwa amakuru aba ari hanze yo aba ari menshi, ariko by'umwihariko ndagira ngo tubanze turebe ese ubundi ibintu bimeze gute hano hanze. Uyu munsi rero nta kindi nje kubabwira, ntabwo twari duherutse gukora inkuru by'umwihariko zigendanye n'imyidagaduro, entertainment, ariko uyu munsi bibaye ngombwa ko nza hano nje kuvuga inkuru cyangwa amakuru y'imyidagaduro. Ngira ngo ku mihanda mwabonye ko hakomeje kujya trending inkuru cyangwa amashusho y'umuhanzi bita Yamana cyangwa Urizagwira Florine. Buriya ntago tuba twakagombye kubona ziriya nkuru cyangwa nk'ari amashusho by'umwihariko noneho ku muhanzi ufite influence ikomeye mu Rwanda cyangwa uzwi mu Rwanda, ufite abamufatiraho urugero, ufite abamukunda, ufite abamukurikirana, aba yakagombye kugira urugero rwiza aho abandi cyangwa aho sosiyete nyarwanda by'umwihariko abamukurikirana muri rusange. Ariko biragoye cyangwa biba biteye n'agahinda kumva umuntu ufite influence ikomeye mu Rwanda winspira abantu benshi yakoze ikintu nka kiriya kiba kibonwe n'abantu benshi. Hari umuntu cyangwa undi mwana ubukura amufatiraho urugero avuga ngo njye nzaba nka runaka, undi akavuga ngo njye nifuza kuzakora nk'ibya runaka. Iyo tubonye rero uwagaragaje isura imeze kuriya, hari abana bato baba bakureba, hari ababyeyi, hari urubyiruko rwagufatiragaho urugero, ni ikintu kiba gisa nabi cyane. Umuhungu witwa Yamana rero abagize gutya, asohotse amashusho ye y'urukozasoni ari kuryamana n'umugore cyangwa se n'umukobwa mu gitanda. Mu by'ukuri kuba yaryamanye n'umukobwa cyangwa yakoze imibonano n'undi muntu ntabwo ari cyo kibazo, ahubwo ikibazo ese n'abandi babikora, cyangwa wenda akaba atari n'ikintu gitangaje nubwo gifite amahame kigenderaho cyangwa amategeko abigenga, imyaka ugombye kuba wujuje, cyangwa ko byakagombye kunyura mu mucyo kugira ngo bitagira abandi bijyana mu nzira zitari nziza cyangwa bitagira abandi bibangamira bitewe n'umuco tuba tugenderaho muri sosiyete nyarwanda. Urumva kuba yafashe amashusho cyangwa kuba yakoze iyo mibonano, kuba yaryamanye n'umuntu, ntabwo ari cyo kibazo cyane tugiye kurebaho none, ahubwo tugiye kureba ese buriya kuba amashusho yagiye hanze ni iki biraza kwangiza ku izina rye muri sosiyete nyarwanda cyangwa na sosiyete asanzwe akoreramo, yaba abahanzi bagenzi be, yaba n'ahandi, kuko ashobora no kuba afite n'akandi kazi akora, asanga umuziki siko kazi konyine afite. Urumva buriya hari ibintu dukinisha ukavuga ngo ukubera ko aka kanya ngo nshaka hit, cyangwa aka kanya ngo nshaka yuko ngo bitewe n'uko ngo hari icyo negura gukora, ngo reka mbanze nkora iki kintu imihanda ngo imbanze imenye, ngo hanyuma ngo nimara kumenya mpite nkubatamo ikintu cya danje ngo bazaba baramenye. We ntabwo utekereza
ku impact bizagira ku muryango wawe. Wakagombye kuba utekereza ngo ese iki kintu ngiye gukora nonaha umwana uzamvukaho umuryango wanjye kizaba cyitwa gute? Ese iki kintu ngiye gukora ejo ibi bintu ndimo mbivuyemo, kuko ntabwo ubizi. Ntabwo wambwira ngo ugiye gusohora video y'urukozasoni cyangwa wifashe ukuntu kudafite indangagaciro uvuge ngo ibyo bintu biraguhira. Njye nibitamira nyuma yuko nsubiye mu muryango nyarwanda cyangwa muri sosiyete nkoreramo, bazanyakira gute? Cyangwa nzaba ngaragara gute? Nzaba nsigaranye ikihe cyizere? Niyo mpamvu bavuga ngo buriya icyizere ni nk'ikirahure, iyo kimennye cyangwa kigasandara ntabwo cyongera guteramo, ntabwo wagiteranya ngo bikunde. Tuvuge yuko wenda ya mpano iriya video yayisohoye, nubwo hari amakuru tutaramenya neza ko iriya video ubundi yayisohoye afite gahunda yo kuyigurisha cyangwa kuyicuruza. Iriya video tuvuge ko yayisohoye wenda mu buryo bwo kugira ngo abanze ategura imihanda, abanze babe bamuvugaho, bamudiscusingaho ya mpano byacitse bimeze gutya na gutya, kugira ngo wenda ashyire hanze ikintu gikomeye cya danger bitewe n'akazi akora k'umuziki. Urabizi mu muziki ikintu bita gutwika ni intero igezweho, ni intero rwose igezweho cyane. Ariko we ntabwo yarebye ese next ndi umujene, ndi umusore w'imyaka 25 wavutse mu 2000, yarakiri muto cyane. Niba ngiye kunyereza imihanda gutya mu muhanda bakamfata gutya, cyangwa muri sosiyete nkoramo bakamfata gutya, ese ibyo ndimo biramutse byanze? Kuko none ushobora gusanga nta umenya ukuntu bigenze, ugasanga hari uzakenera uzagufasha, ariko yakwibuka ikintu yakubonye cyangwa ukumvisha bakuvuga bati wapi, ntabwo ukuntu urakumvisha cyangwa ukuntu nkuzi, ntabwo mfite impungenge zo gukorana nawe. Si nibyo, utekereza ko uzagira umuryango, utekereza ko ufite ababyeyi, ese umubyeyi wawe abibona gute? Ese njyewe ninjya hanze muri sosiyete nyarwanda bazambona gute? Ese bamfataga kuno kuntu, yaba n'abanyishimiraga cyangwa bankundaga, bamfanaga, abamfatiragaho urugero, bazambona gute? Kuki icyo kintu mutabanza kugitekerezaho? Si n'ay'abana gusa, nanjye cyangwa n'undi bishobora kumubaho, kubera ko ntabwo twese turi ba miseke igoroye. Ahubwo iki kintu bita gutwika, buriya ni nawe uhita utinyira ibintu. Ubundi buri muntu yakagombye kuba afite ikintu akora, kuko uku kuvuga ngo tugiye kwirukanyira ku mbuga nkoranyambaga, tugiye gukoreraho ibintu ngo bituma ngo tumenyekana, ngo bituma ngo twivura depression. Wowe urajya kwivura depression ku mbuga nkoranyambaga ngo ngende ngo mvuge ngo agahinda kanjye kose ngo kashirire? Buriya hari umuntu uza ku mbuga nkoranyambaga akavuga ngo ngiye ngo nasambanye n'aba, ngo nabitangiye nkiri mutoya, ngo ndyamana n'abagabo. Mu by'ukuri uri kubivuga ako kanya pe, agahinda kari gushira, uri kwirekura, abantu bakanaguha attention nka kwati hangana, abandi bati ntabwo ari byo wakagombye kuza kuvugira mu bantu. Mu by'ukuri biriya bintu imbuga nkoranyambaga harimo n'isomo rikomeye cyane. Ntabwo imbuga nkoranyambaga ari zo kujya kwimariraho agahinda mofre, ntabwo ari byo, kuko biriya bintu urabivuga ni ikintu kizaba permanent memory, kizahoraho, sibyo? Imbuga nkoranyambaga zibika amakuru, nanjye nshobora kuza nkayabonaho, nkayasevinga mu myaka 10 iri imbere, ukabona ya video birongera iragarutse, noneho ikaguteza depression ikubye inshuro utabara iyo wari usanga. Niyo mpamvu abanyarwanda ari ikintu tugomba kwiga, cyangwa urubyiruko twige gukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa internet muri rusange. Nibyo turi minsi y'umuvuduko, ufite iterambere kabisa, umuvuduko w'iterambere uri ku rwego ruhambaye bwiza ikoranabuhanga. Ubu ngubu usigaye unareba mu ndorerwamo y'iterambere ukabona mu myaka nk'ingahe iri imbere, kugira ngo uzabone business igenda itagize ahantu iri related n'ikoranabuhanga, bizaba ari ibintu bigoranye cyane. Ariko si zo mbuga nkoranyambaga ubwo twakubonye kuba tureba ese ari ingaruka zazo zifite n'inyungu, ni gute wabibalance byibuze izo ngaruka zikazajya ziba nkeya kurusha inyungu dukuramo. Inyungu akaba ariyo nini. Ariko uyu munsi ndaza njye ku mbuga nkoranyambaga ngo nambaye ubusa, ngo ngiye gutwika, ngo bagenzi banjye ngo nabonye bagiye ku Gisenyi ngo bifotoje neza, nanjye mpite ngenda nshyire ubusa bwanjye hanze mu posting. We ntabwo ureba ejo sosiyete uzaba urimo uzaba ugaragara gute nyuma yuko ayo makuru agiye hanze, cyangwa nyuma yuko tubonye izo video zagiye hanze, cyangwa umwana wawe bizamuye ikihe gikomere muri sosiyete nyarwanda cyangwa n'abandi bana bagendana. Ubwo niba ngiye mfite mama nkabona ejo video ze zerekana ubwambure bwe cyangwa zimugaragaza atari mu bikorwa bihesheje umuntu icyubahiro, ndi umupeti muto ariko nzakura, nanjye nzakoresha izo mbuga nkoranyambaga, nanjye nzahura na bagenzi banjye bazaba barabonye ayo mavideo cyangwa babonye ukuntu
ababyeyi banjye bitwara, urakeka icyo gikomere nzafite ku mutima kizakimeze gute? Ni ukuvuga ngo wowe wivuga ngo ndi kubaka ubuzima bwanjye ku giti cyanjye, ahubwo ubuzima bw'umuryango wawe, kuvuga ngo umwimerere w'umuryango wawe uri kubaka, yaba abo uzasiga bazagukomokaho n'inshuti zawe, wowe uri kuziha sura. Kuko nta kuntu wambwira ngo njye narinzi nk'abana umufana cyangwa nkunda imyandikire ye, yandika neza, yandika ibintu mva bimwe mu message, mbega nyine buri kimwe wumvaga ameze neza kabisa mu muziki, yari very talented byatanye. Ariko niba najyaga kuri stage nkabona nk'umuntu afite indirimbo zirimo message, yandika neza, aririmba neza, afite ijwi ryiza, uyu munsi bizaba bitewe n'isoni zo kuvuga ko mufana kwanza, sibyo? Kuko nta kuntu wambwira ngo ndi urubyiruko cyangwa nshaka gutera imbere cyangwa nshaka kubana n'abantu batuma nanjye nzavamo umuntu w'umugabo ngo ngende mu nzira zanjye, nkomeze focusing. Bura tugira mind ya updating bitewe na situation turimo, kubera ko noneho niba nshaka kuba wenda umwarimu cyangwa ngo nshaka kuba umuhanzi, ibyo ni biratandukanye. Ntabwo nzidisiplinga muri societe bihuye kandi icyo bafocusingaho gitandukanye. Niba nshaka kujya mu bwarimu, ubwo nyine uko niyerekana appearance yanjye izagaragara nk'umuntu ushaka kuba umwarimu. Niba nshaka kuba umuhanzi, appearance nerekana izagaragara nk'umuntu ushaka kuba umuhanzi. Niyo mpamvu rero twebwe twiupdatinga bitewe na situation turimo. Kubona ura umwana w'umuhungu ari umujene kuriya, ari muri situation yo kuba video ze ziri gucacana ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo cyakagombye kuba ari ikintu turi guseka cyangwa ari ikintu twagombye kuba tuvuga ngo byacitse, ngo hahiye, ngo inkuru ngo zabonetse. Wapi, wowe byigiye irihe somo? Ase wowe bikubayeho, wowe ubona byamara iki cyangwa byasiga ikihe cyasha ku izina ryawe? Byazavugwa gute cyangwa inshuti zawe zagufata gute? Abana bawe, umuryango wawe, mama wawe, papa wawe bagufata gute? Biriya ni ibintu dukinisha tuzi ngo turi gutwika. Nibyo twakoresha imbuga nkoranyambaga na internet tukiga, ariko hari ibintu byinshi byo gukoresha imbuga nkoranyambaga bitari biriya. Sasa ikintu kiba kibaye kuriya rero tugira ngo tugikureho isomo nk'abajene cyangwa n'undi muntu wese wifuza kugira indangagaciro z'umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi. Ariko buriya nta byacitse ku kintu, nta kindi kintu uri kugikura. Gikuremo isomo, uvuge ngo iki kintu ngiye nticyambaho cyangwa kimbaho nabigenza gutya. Kuko buriya ari ikintu turi kujya twibeshya muri iyi minsi ngo kugira ngo nimare depression, ngo reka nkore kano kantu, kandi ugasanga kazatera depression irenze iyo ngiyo wavugaga ngo uri kwivura. Rero kugira ngo tujye dutwara ibintu neza cyangwa wenda tutibeshya ku makuru cyangwa ibiri hano hanze, internet ntabwo ari ikintu cyo kujya gukiniraho. Ntabwo ikintu bita amakuru yawe ari prive jya uyabika. Ntabwo ari ukuvuga ko abandi batabikora, ariko se nyuma yo kubikora uri kugaragaza iki? Ngo turaza kujya tubimenya. Ariko hari amakuru y'uko y'amana yahise afatwa, yegereza inzego zibishinzwe, ubwo ni ukuza kumuganiriza bakamenya icyabimuteye, wenda akaza no gusobanura impamvu. Ariko biriya bintu ntabwo aba ari sawa, kandi gukomeza kurebera ko bimaze kuba too much. Mu Rwanda ejo bundi nibwo twabonaga ba Emeline, ba Jihad, amashusho yabo yose ari hanze, tukagira ngo ni ibintu biri aho ngo wenda bije mu rubyiruko bagashyirana hanze. None bimaze kuba too much, tugiye kubona aho umujene asohora video ya mbere ntanyurwe, agasohora iya kabiri. Ni ibintu bigaragara ko rero biba byateguwe kandi byazageza umuco twagenderaga urumva buri no gucika. Ibyo kandi ibyo bintu ntabwo aba ari sawa. Nubwo twavuga ngo turi gutera imbere, ariko umwimerere w'igihugu cyawe, umwimerere w'umuryango wawe ugomba guhoraho. Ubwo rero turaza kujya tubikurikirana, tubabwire uko bigiye bimeze, n'andi makuru y'imyidagaduro. Mukomeze mukande subscribe, mudukurikirane The Bridge TV Show. Tuba duhari kabisa buri kanya, amakuru aba ari update. Njye na Kivu West ndabashimiye.